ariko reka mvuge kuri siporo gusa. Yego. Kuri siporo akarere ka Rubavu bisanzwe bizwi ko ari umufatanyabikorwa w'akarere wa ikipe ya Etincelle. Ikipe ya Etincelle FC mu kuvuga ngo uruhare rw'abikorera mu iterambere ry'akarere bashizemo focus yitwa sport. Sport nk'akarere nk'umufatanyabikorwa iyibonamo ikipe ya Etincelle. Nubwo mu karere ka Rubavu hatari ikipe ya Etincelle yonyine. Icyari kigamijwe no kureba uburyo niba ikipe yabaho ikagira ubuzima buyifasha kwitwara neza muri shampiyona, ariko n'abakinnyi ntago bakwitwara neza badafite uburyo babayeho neza, batabona prime igihe batsinze, cyangwa se niba bakeneye umukinnyi ugura amafaranga runaka abashe kuboneka kugira ngo bahangane n'andi makipe nk'ikipe y'ubukombe cyangwa se ikipe imaze imyaka myinshi ibayeho muri shampiyona y'icyo cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Aba bikorera rero basabwe kuba nibura bagira icyo bafasha iyi kipe muri icyo gika cya siporo. Biba ngombwa rero ko bitanga, aho buri wese yavugaga ati ngewe icyo nzashobora ni iki, ngewe icyo nzashobora ni iki, buri wese akagaragaza uruhare rwe, ndetse biba ngombwa ko binashyirwa no ku bayobozi b'imirenge kugira ngo nabo bazakore mobilisation ku bijyanye na PSF aho ikorera iwabo mu gusensibiliza abafana b'ikipe ya Etincelle yahoze ifite abafana benshi, ariko kuri uyu munsi navuga ko batakingana nk'uko banganaga mu bihe bya mbere. Ndakumva neza. Yego. Ayo mafaranga bahisemo gukusanya, yego, azahoraho? Urakoze cyane umbajije ikibazo. Nanjye ubwanjye naganire na bamwe mu bari bamaze gutanga ayo mafaranga, bigaragaza bavuga bati mu mafaranga yabonetse miliyoni 13,700, ariko nayo ntabwo ari amafaranga yabonetse kashi, abantu batabyumva ngo babahaye kashi cyangwa sheke. Amafaranga bagiye biyemeza, ariko bakigaragaza nk'urwego runaka, nkanjye ukorera aha nka company muri ubwo buryo bakiyandika. Ariko n'ubundi hakaba harimo n'abari basanzwe banatanga. Yego. Ariko nkanjye nk'umuntu ureba siporo unamaze n'igihe muri aka karere ndebe bya siporo n'amakipe yahabaye, Etincelle ntabwo ari ikipe ku rwego rw'abikorera harimo n'inganda yakagombye kuba ihabwa amafaranga agera kuri miliyoni 13. Umva atari amafaranga adashobora no kugura n'umukinnyi wa kompeta n'andi makipe dufite hano mu Rwanda, nubwo yabonekamo cyangwa se akaboneka babiri cyangwa batatu. Aya ni amafaranga yatangwa n'umuntu umwe rwose, miliyoni 13 amafaranga. Umuntu umwe rwose yatanga, ubivuze neza. Gusa ariko ngewe nashoboye kuganira nabo ndavuga ni aya mafaranga uburyo ibintu byoroganijwe, ubundi ubutumire bwari ubw'akarere, ariko organisation yari ya PSF byagombye gukorwa mu buryo bumeze bute. Hagombaga kuvuga niba bivuga siporo muri iki gika ntago hagaragaramo ikipe ya Etincelle. Of course nubwo akarere ari umufatanyabikorwa w'ikipe ya Etincelle. Etincelle ni ikipe hari aho igorwa no kuba yajya muri local cyangwa se gutegura umukino ngo ibashe kuba yagenda yemye. Turi burara ahantu heza hari standard imeze uku nuku, turi bugende mu modoka imeze uku nuku. Umwe mu bayobozi ndamubwira hagombye gutegurwa bakavuga bati nibura ubwo havuzwemo siporo, nibura hagombye guhamagarwa bikorera bakavugira bati iyi kipe igorwa na transport na lokali, nibura mwebwe abikorera tubakenemo miliyoni 100 kugira ngo zizafashe siporo mu karere ka Rubavu. Ya hagurwe n'imodoka Coaster nimba ari miliyoni 80 cyangwa zirenga, hanyuma ibashe kuba ya supportinga iyo kipe ya Etincelle, kuko akarere ari umufatanyabikorwa wayo mu gihe itajyanye Etincelle ikabafasha n'indi kipe cyangwa se n'indi sport. Hari abafite ubumuga, hari abakora natation, hari abakora imikino itandukanye ku buryo ishobora kubafasha. Bikitwa ko abikorera bagize uruhare muri siporo, ariko igasupportinga sports, ariko akarere akaba ariko gacagura akavuga Etincelle dore icyo twabakoreye nibi. Icya kabiri ndababwira ni gute hashobora kuba hari inganda, hari company ikipe kamara imyaka 2-3 idashobora no kugira umufatanyabikorwa yamamaza kuri jezi yayo, noneho akaba yabagurira jezi. Ibyo byose ibyo byabaye ibiganiro nyuma, ariko wekekeza baravuga bundi ntararenga n'ikintu gikorwa cy'intangiriro. Ibibaye ubu ngubu biduhaye ishusho n'ubutaha tuzagira icyo dukora. Hari ikintu kimwe ngiye kukubaza Faraji. Ngiye kukubaza ikibazo kimwe. Hari ijisho ry'umunyamakuru, hari n'ibyo abantu baganira hanze y'ibyakozwe. Hari ikintu abanyarwanda bagira cyo kureberana ku jisho, bagahurira mu nama nk'uko bakavuga bati wenda umucuruzi witwa Lorenzo afite hoteli, ari ukuntu mu kinyarwanda bajya bavuga ngo ubarira umufuka wundi ngo ntahomba. Ukavuga ngo Lorenzo ubwo afite hoteli ebyiri ashobora kuba afite nka miliyoni nka 600 kuri konti.
ubwo atanze miliyoni imwe reka nanjye nanga 400,000 kuko nyine mfite kampani wenda ihagaze agaciro ka 160,000. Yego. Abo bantu wabonye ayo mafaranga commitment barazikoze bibavuye mu mutima cyangwa babaye ibintu byo kuvuga ngo batandeba nabi, reka mve reka niyerurutse nikure. Tubwire ijisho ry'umunyamakuru ryabonye iki? Urakoze cyane Claude. Ijisho ry'umunyamakuru icyo ryabonye cyambere planification yo gutegura biriya biganiro, navuga ko yari ripuwa, ntabwo yari nka 50% kubera ko hari byabaye hari n'ibyakozwe. Yego. Ntabwo yari inoze 100% ku buryo abantu byo bari biteze atari byo babonye, ku buryo hari n'abataratanze bagasohoka, ariko mu by'ukuri akarere ka Rubavu ko ntabwo nakaveba ko kari kakoze ibyo gasabwa. Yego. Hanyuma abatanze urabajije se wabonaga babikoze bavuye ku mutima. Of course harimo ababikoze bavuye ku mutima rwose banishimira ko bashoboye kugera ku kintu runaka, ko bashoboye kongera guhura bavuga Etincelle, ko n'ubundi basanzwe bayirimo hari abuza abantu babahuza, ariko birabashimishije. Niba umuntu afite miliyoni 5 ze akavuga ntanze n'imwe, mu by'ukuri uwo nguwo aruta umuntu watanze miliyoni 1 afite 600 nk'uko rumaze gutanga urwo rugero. Bivuze ngo wenda nyatanze ko ko nkorera mu karere ka Rubavu nahamagawe, ariko ntago nyatanze kubera ko ndi kumwe na Etincelle, kubera yuko abikorera bose ntabwo ari abafana ba Etincelle. Ibyo nacyo tucyumve. Yego. Ntabwo ari abafana ba Etincelle abikorera bose mu karere ka Rubavu, ariko bashobora gusapotinga sport, hanyuma ya sport bayisapotinga akarere kakari ko kavuga bati reka tuyungurure, niba tubonye ibi nibi 80% tubihaye Etincelle kubera ko dufite umufatanya bikorwa wabo, hanyuma 20% tuyihaye abandi, n'ubundi niko bigenda ahandi. Nusa ko baratanze uwatanze miliyoni 1 muri 600 ntago namuha agaciro nk'uwatanze miliyoni 1 muri 5 atunze. Ariko biragaragara ko hari abatanze bishimye, hari n'abatanze ko arabafatanya bikorwa bakarere mu rwego rw'abikorera muri aka karere ka Rubavu. Urakoze cyane Farage, mugire umunsi mwiza. Ubwo ni byiza cyane ko batanze amafaranga n'abandi bazitange kugira ngo Etincelle komeze kumera neza. Wakoze cyane. Murakoze namwe sibyo. Commentaire nto kuri iki kibazo kiri Rubavu. Miliyoni 13 sa mafaranga. Abari ntabwo ari bonenga, ntabwo ari bonenga. Yagakore guhuza abagabo. Oya, bari yasibe kibazo kwizeye. Abagabo bahururire. Ntabwo abacuruzi b'Urubavu bafite umutwaro wo gutunga equipe. Ntabwo ari ihame. Ntabwo ari ihame ko bakunda Etincelle. Cyo cyumvikane neza. Batanze uko bashoboye bijyanye n'ukuntu bafitiye equipe. Yego. Nuko rungana. Ahubwo ikibazwa kigomba kuba clair. Etincelle ni yande, ihagarariye inyungu zande. Ese ni equipe y'akarere nk'izindi z'akarere? Ese akarere ka Rubavu kemera gutunga equipe ku rwego rwa championnat, ku rwego rw'amakipe y'ikiciro cya mbere? Ese niba hari uturere tugeza kuri 300,000 wenda bakabatanga 50,000, babona ko ayo mafaranga atatunga equipe mu kiciro cya mbere, ntafite ibikorwa bafite, iyo kipe iriho isa nitagira stati nitariho, aho kugira ikomeze iteranya abantu ibi mutwaro ku Banyarubavu. Niba akarere ka Rubavu katashobora gutunga equipe ku rwego rw'amakipe yo mu Rwanda ikiciro cya mbere, kuki badashobora gufata ayo mafaranga bagahindura stati ya equipe bakashora muri development? N'ubundi Rubavu ko hari kwashobora kuboneka andi makipe wenda abikorera, ntiyabayo za Scandinavia sese yari umuntu wikorera, yari yo Marine sese equipe y'ingabo. Birashoboka ko hazavuka n'indi kipe noneho yabikorera ya nyayo itegamiye ukarere, ariko nibikomeza gutya akarere kayigarama ngo twe turafatanya bikorwa nk'abandi, ntabwo ari equipe yacu, bakayiharira bikorera no bagatanga miliyoni 1 hari ikibazo kizakemuka. Mu ijambo rimwe liquidated. Reka nkwereke Lorenzo kugira ngo twigire ni Burayi. Bafana ba Etincelle mwayikunze, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, umuyobozi uriho ashobora kwiha amafaranga undi wenda akaza akabihindura akagira ibindi priorite. Ndamenyesha ko politiki ya leta y'u Rwanda ya siporo ibahaye imyaka 5 yo gukina iyo mikino, nyuma yayo muzayishaka mwibure. Ngiye kubibabwira, mu bintu ushobora gukina nabyo ni ikintu cyafashweho icyemezo kikajya muri manifesto ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kikandikwa kikajya ku cyama rusororo, kigashyirwaho siri, kigaterwaho kashe. Kina n'ibintu imyaka mike
uzabona yuko Braga ari nkeya Nyarugenge. Barababwiye ngo turi kubaha amafaranga kugira ngo mubashe kwigira within 5 years 2030 amafaranga atangwa mu makipe y'uturere barayakuramo. His Excellency yavuze ibintu ntabakina, yaravuze ngo siporo igomba guhinduka iki. We are giving you money kugira ngo mukore development, mukore abana, mutangire gucuruza. Ntabwo leta izakomeza kuba finance muyakiniramo, muyangiza, muyica nabi. Muri kunanirwa kumenya icyo mwakabaye mukore cyo renze ariko abwira nonaha mwitegure imbere harakomeye, ni mutaba tayari hasigara amakipe 10 ariko agasigara afite umurongo muzima. Ibyo mubimenye, ibintu byo kwicara mukitetesha ngo mukongeye miliyoni 50 kuri budget y'abanyarwanda n'imisoro muyikiniramo. Ntago muzi igihugu murimo, ntago mukiza u Rwanda ruseriye rukora ibintu planinze byanditse bikura hano ikintu bikijyana handi. Uzi ubwenge rero asoma iki ibihe aravuga ariko iyi politika ya siporo iri kuri website ya Ministeri ya Siporo, umukuru w'igihugu areja ministre ajye bivuzeho ibi bintu bari kubishyiramo imbaraga, bari gushyira imbaraga mu bana. Nje ndahari tarakusha handi Rubavu, ndacyari mu dutiku twabamaye make bayanyimye, mu nyongere mukore muri bije, mukore mu mwari kongera mu buzima bw'abaturage. Inshuti yanjye uzi ubwenge, niba ukunda ikipe mutangire mukore amaproje. First of all, hari ikintu twishyizemo ngo amakipe ngo arahenda, ngo amakipe agira ate n'ibindi. Yes I know, ariko nicyo twanditse umupira wacu. I'm telling you, aba barundi tujya kugurira abakinnyi ntago bashyira amafaranga mu mupira ngana na yacu. Aba bagande economically ntutekereze ko u Rwanda rurenze Uganda, ntago bashyira amafaranga i Buganda ngana na yacu. But that's why tujya gukura abakinnyi binatworoheye. Mwari mwabona Uganda gukura abakinnyi b'Rwanda amakipe mu Rwanda. I'm telling you, ariko Lorenzo baproduce abakinnyi baruta bacu kure cyane, ndabeshya kure cyane ku buryo tujya gushaka abakinnyi. Harya Bagande abanyarwanda cyangwa shampiyona ya Uganda ni bangahe? Abanyarwanda cyangwa shampiyona y'u Burundi ni bangahe? Abanyamahanga muri ibyo bihugu biri mvuze se bakina hano ni bangahe? Ariko none ikwereka ko twe turwaye twigira kuri Murera, turashaka gufata reference ariko tukanayikora nabi. Urugero turifata twese ngo nahise ngo shampiyona ya Tanzania ngo nibagiye mu bucuruzi ngo nibyazanye ngafatanye bikorwa ngo barajya muri Champions League. Etese rushaka kujya muri Champions League, waca imbere kipe musirikare wowe. Ariko ziko Eteseri wowe bahangana na Reyo utibeshye werebye mu ndorerwamo, wakoze abakinnyi Rubavu ko bahari ugatuza ukabaho muri minzi zawe koko. Ndimo ndavuga ibijyanye n'igikombe cy'amaho bijyanye na yanditse ngo mushaka ibikombe ngo murashaka bazayirwa. Navuga kuri match ya Musanze na Muhisimbi. Sakari mugenzi wacu Rusizi arambwira ngo mu cyiciro cya gatatu ngo kuzamuka ngo Espoir ngo namano y'abakongomani batatu mu cyiciro cya gatatu. Man, abakongomani batatu, ababyeyi b'abanyarwanda kwizigira, ababyeyi b'abanyarwanda ko babyara abana nk'aba bandi. Tutahwezesha amaso. Etenseri turimo turayifataho case study. Ibi bintu birareba amakipe yose yegamiye mu turere. Si ngombwa kujya hariya muri Ferwafa ngo bababwiye ngo twagize abanyamahanga batandatu ngo mvi ko tiza miliyoni 10. Wagerageza ugakoresha beza Inyamara migira cyahari, za Gisenyi ziracyahari, za Gacuba ya kabiri ziracyahari. Ababyeyi b'Irubavu baracyabyara abana beza bafite amaguru abiri n'amaboko b'abahungu bagukinira umupira. Chill, kinisha abakinnyi basanzwe b'Irubavu b'abanyarwanda ubashyire kuri payroll ntoya kwizigira. Abo bantu bafashe ubankade bashakira ahantu bacumbika, ubashakira ibyo kurya, hanyuma ubashakire saleri ntoya iringaniye itaguhenze kurenza gusesagura umutungo wanyu mujya mu bakongomani, mujya mu Bagande, mujya mu biki. Ugasanga nta nicyo binabafasha mu by'ukuri. Yabambwiraga ngo wanaguze n'abazayirwa Lorenzo, ukambwira ko reyize kubakura iwawe cyangwa ukambwira ko yapereza kubakura iwawe, zirarenga zikagura abasaza. None ugasanga uyu mukino twamo none se Rutsiro twakubwiraga yaguze umukinnyi wakinaga muri Polisi 2010. Reba ukibaza turi mu biki. Uwo mwanya twaye umwana w'Irutsiro bakabaye ba traininga neza bakazana mugurisha APR cyangwa Reyo.
Rutsiro ya developye Rutsiro iramuzamura muri Hope ajya muri Kiyovu at least somehow we become natwe tuduhinduka a laughing stock reka tuganire kuri Rayon Sport ry'imigani no gusekwa